Hello, nizere ko mukomeje kumererwa neza, mbahaye ikaze ku Inkuru TV, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Keira. Tugiye kureba umukobwa witwa Keira, umumama witwa Keira, akunda iki cyangwa se yanga iki. Turebere hamwe imico n'imiterere ihabwa abakobwa bitwa ba Keira. Nizera yuko rero abakunzi bacu aho muherereye hose mukomeje kumererwa neza, n'abashyashya mbaha ikaze, mbasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho biboroheye, mukande kuri iyo nzogera y'umweru. Keira rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rituruka mu Giheburayo, rikaba ryarakunze no gukoreshwa cyane muri Bibiliya, aho rigereranywa n'inyubako nini. Kandi nanone tugasanga ari izina rikomoka mu Ikinya-Ireland, rikaba aho risobanura urusengero. Hari n'abavuga ko rero iri zina rya Keira mu rurimi rwo muri Hawaii, ariko akenshi rikoreshwa mu bihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Reka tureberereho hamwe ibiranga uyu mukobwa cyangwa se umubyeyi witwa Keira. Keira ni umukobwa ukunda kwiyitaho cyane, akaba umukobwa w'imbaduko n'umurava, ndetse ahora aharanira kubaho neza mu buzima. Ni abantu bakunda ibintu, ndavuga ubutunzi, no kubaho mu buzima bwiza cyane, ku buryo baharanira kutabura icyitwa ifaranga. Keira rero mu rukundo arafuha cyane, nyamara atari uko atizera uwo bakundana cyangwa se bari muri relationship, ahubwo aba ashaka ko ibyaha umukunzi we byamugarukira. Yihagararaho Keira akiyerekana nk'umukobwa ugira umutima ukomeye, ariko mu by'ukuri agira amarangamutima menshi. Keira rero usanga ari umukobwa cyangwa se umubyeyi ukunda kugaragara nk'uworoheje mu mutima iyo umurebye mu maso. Ibi akaba biterwa no kwirinda kugirana amakimbirane n'abandi. Ba Keira ni abantu banga ibinyoma n'akarengane, bakaba abakobwa bifitemo ubushobozi bwo kuyobora kandi bubahiriza inshingano zabo nk'uko ziri.
Bakira rero umukobwa cyangwa umubyeyi ufite iri zina rya Kera usanga inshuro nyinshi bakunda gukorera kure y'umuryango wabo kuko bizera ko bizabafasha kubaka umubano mwiza na bagenzi babo babakikije. Kera rero ni abantu bakunze kurangwa no kumenya gufata imyanzuro, bazi kubana n'abandi, babasha kumva ababagana, bavuganira abandi kandi ni abantu bagira gahunda. Nizere yuko rero mwarushijeho kunogerwa n'ibiganiro twabagejejeho, mukaba murushijeho kumenya no gusobanukirwa imico n'imiterere ya ba Kera, mukamenya ibyo bakunda, mukaba murushijeho kumenya uko muzajya mutwara ba Kera mubana nabo mu bucuti bwa buri munsi. Mwakoze cyane, mwibuke gukora subscribe ku bashyashya, naho ubutaha imigisha Imana itangira ubuntu ibagereho.